Yes, katubasuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye hano kuri Iris TV, twizera ko mukomeje kugubwa neza cyane, ari nabyo tubifuriza umunsi kundi. Bayikaza abantu bari mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda. Papa ya inkiko razize. Hakurya y'inkiko? Hakurya y'inkiko. Hakurya mu gihugu. Ari igisakuzo se. Hakurya y'inkiko, hakurya y'inkiko se. Ni nko hirya y'umupaka se? Yego. Inkiko n'umupaka w'igihugu. W'igihugu somva. Umupaka. Ikinyarwanda? Inkiko gacaca. Twatangiye Iris, ni ngombwa ibintu bitagira. Yego dutangira akazi sore. Abantu bari kurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri diaspora zitandukanye tubaye ikaze. Abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Europe, abantu bari mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Mwese tubashimira abaduha ibitekerezo bitandukanye, abakora comments, subscribe. Uyu munsi rero twasuye umuryango mwiza cyane. Beautiful couple. See the couple. See the outfit. Bayikaze kuri Iris TV. Murakoze cyane. Natwe twishimiye kubana namwe. Iris TV akazi mukora, uko mukora. Natwe turabakurikirana cyane. Murakoze cyane bandi bamugisha. Tuwusangira kandi mukomeze imbaraga mukoresha. Dukunda ibiganiro byanyu. Natwe turabakiriye iwacu. Byari urugendo rurerure kuva mu Rwanda kugera muri Amerika. Kure cyane. Turi live mu rugo rwo kwa Assia ndetse na Muhammad, ariwe papa yani na mama yani. Assia tubaye ikaze kuri Iris TV. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe nubwo ari urugendo rurerure ko abantu ukunda burya nta tutakora ngo bagereho. Umva kabisa. None abanyarwanda bakunda. Yes. Natwe dukunda. Yes, reka rero mbabwire yuko nkuko tumaze kwivuga gatoya twasuye Assia mu rugo ndetse na Muhammad. Tujye kuganira, tujye kugira byinshi tuganira, bari kuganiriza abanyarwanda bakunda, ndabizi yuko bakurikira chaîne ya Assia. Bagiye babona papa yani na mama yani kenshi buryo butandukanye. Uyu munsi baraza gushira amatsiko ibintu byinshi bibaza umubano wabo, buryo bahuye, buryo umuryango waje gukomera ukaguka n'umuryango w'abanyarwanda, kandi turabakunda. Ngendisha do twishime by the way. So papa ya kuri iminsi ni fresh kabisa, ibintu biragenda bimeze neza pe. Wowe se sava urugendo rwagenze gute? Barwaye rurerure. Ntabwo byagusabye visa? Atari visa cyangwa Iris yo ni visa nayo ubwayo. Yagasani yarayitanze. Cyakoze. Oya, Iris TV ifite visa y'imyaka myinshi cyane. Uko ishatse iza muri Amerika igasubirayo, ukajya muri Europe, ahubwo buri muntu wese ahantu ari yayibwiraga ikamugeraho. Murakoze. So abantu bari muri Europe, abantu nibyo kabisa. Twifuza kuganira n'abantu benshi batandukanye, tuzajya mu ntara zitandukanye zo muri Amerika ndetse no muri Europe kugira ngo twagure imipaka. Kubabona mwicaranye, kubabona muri kumwe ni ibintu by'agaciro. Ndishimye, ndanezerewe. Mbere na mbere uko twinjira mu kiganiro neza, papa iyo urebye mama yani ijambo riza mbere y'irindi umva mubwira muri kano kanya mu buzima mwanyuranyemo agakanyeho muri mu rugendo rurerure bikomeye kurusha ibindi. Ubundi namubwira amagambo menshi, ariko iyo mubonye nkuko wari ubivuze uruhande rwanjye cyangwa se nk'ijambo nahita mubwira yihuse. Iyo mubonye uruhande rwanjye numva umunezero. Wow, ni umunezero. Ijambo wambwira no se wambwira ijambo nese umunezero. Ijambo watubwira kababe. Ijambo nahita nkubwira aranezerewe. Ndanezerewe. Ijambo nakubwira ndanezerewe. Aranezerewe. Nawe ngona ngende n'ibya. Reka mubanze. Mama ya ukawenge n'abo kabiri. Nibyo ndi buvuge none uko. Nago ngiye yaba nyibye. Ngo watubwira ngo ndanezerewe. Nakurushe ngondusha. Ngiye nagize abiri. Kumvaga we tuvuga. Mvaga tuvuga ngo ndagukunda ngura ikibasumba. Yewe ngandeze ngatabona umunezero. Ngiye narinze ko ngiye ndirimbo wayihaza. Kuko buri munsi ndabivuga. Byongera bivuga. Ndakunda. Wow. Uvuze nabi. Ubivuga gute? Utuje. Ndagukunda bebe.
wa ariko abasore mutarashaka muri mubiki burya ngo na ka bebe yo katagiyeho ntabwo waryama neza kandi Assia akunda guteteshwa kuva kera abaze no mu kiganiro ajyanye na Saba bangaraye ngo n'umutesi kino cyeje bundi ariko nkunda guteta na papa yanarabizi nabyo nibyo bintu yankuruje no kugira ngo nyine amfatishe no kwanetesheje nubu ari kuranetesha ariko ikigageza no mu bintu by'ubusirikare shankahita nzinga ibikapu ikibazo rero azinga ibikapu mbese ni nk'uwa muntu umeze nk'aho wagira ngo ari kuntopesha azinga ibikapu ariko ngategereza ko yafungura umuryango nkabibura n'ababizi ko ntaho yari amashaka y'inginga ngo wigenda twahise kwa ngo kutagiye ahubwo njye nigeze no kwigira mu nzu ndiryamira kabisa nicuye nsanga umuntu ari kumbwira ngo ngwino turye ngo byahiye ndavuga nabo ngo nanze ko kugeza nk'ikigali kugeze ngo muri Doha usigaje gufata yanyuma nasuze ndirakaza ndafata imodoka ndasohoka njya kwicara mu modoka ndabaza ubundi najya true story yarabaye kabisa twigeze kugirana amakimbirane nyine gatoya noneho arisaza aravuga ngo bya bintu byo kuzinga igikapu ntango bigikora nahita afata imfunguzo z'imodoka aragenda ajya mu modoka aricecekera igera muri parking araceceka noneho arategereza hashize nk'iminota nka 30 nta mwihore nanjye nakamufunga turiterera story sibyo nanjye nakamufunganye nta mwihore ngiye kumva numva abaramamagaye arambye ngo papa ngo nagiye ngo bumenye yuko ngo n'imodoka ngo nayihari ahita ashyiramo ikinyoteri ngo tantanta kandi ari hano muri parking ndi kucyumva nta nubwo ari no kugenda mu muhanda ndamubwira nta kibazo nanafata na Uber niyo nashaka kugera ahantu nzajya ejo nari ndamwiyorera hashize nk'iminota nka 40 40 wapi narongenda kwa magasanga wawe none haramagaye nakuborotse nakubwiye ngo igendere nta kibazo tuzavuganisha noneho ngiye namubwiye ngo ugire yageragenda azo ngo umutima utarazimbwiye anyinginze shana rero ngo nanakuza imbabazi cyamujinya ngiye mbona narakarutse araza Imana yashizemo Adidas naramamagaye anga kwitaba ndashaka guma mutesha umutwe nyine kugira ko nyine warakaye ahubwo akajya nta kibazo bibegenda nari ufite aho namubwira ugira agerageza namubwira nanjye iyo nza kugira ahantu njya mba ngiye noneho aragaruka araza nsanga hano mu cyumba ndamana ngaho ryama ngo nta kibazo aratuza none se ubutaha uzakora iki noneho nanjye reka nkubaze utabizagira ntago mushaka rero kunza n'abana babikuki mutari mwarambwizo murushye ntago mushaka kuza no busirikare niyo mpamvu mushaka kunyinginga unetesha none ubwo ikintu yambwiye twarabitiyeho brag noneho nyuma arambira ngo uko burya ngo ninicaye mu modoka nkajya ndeba se fundamento katamamagara basi ngo nashakaga yuko basi umbwira ngo bebe ngo ngwino none nza kumganira ubundi ninde warababajundi aygerega umugore yahukana ari kwifuza oya kubyagenze data no kwahukana arivumbura ahubwo data ni kuko kwahukana no so kwahukanira asabandi wahukanye ubwo se warigaruye waricyuye umuntu yahukanye siba mu cyumba abagabo bajya gucyura ni gushaka inzoga z'abagabo nka gusa none wowe ugarukira muri pariki yahukana mu modoka cyakoze yaravye zo kwahukana kwawe none yaramwitite ariko mama story zo kwahukana iyo niyo title ntago mushaka ako cyakoze Amerika kabisa abantu Amerika iraringaniza iragukoreye mbana kuko no mugore ariko kujya yibere ariko mu cyumwe so kuko azi kugira ibyumweru 4 bitatu ariko kujya bibamo iwabo iyo tuba tutuye mu Rwanda ne kujya mubona icyumweru kimwe yabo twarakubije ubutesi ibyo ni ubutesi ariko zikari bwo bwa mbere ariko nibwo bwa mbere duhuriye ku yindi cana turi kumwe turabishyira hanze byose nabwiraga mama ngo nditaye mu mwapfuye ikize ngo hanze kwitaba
akibaza no kuri mwapfuye ko hanze kwita ntabwo nitabye phone wallahi urumva no kuri oya nagagutese sha uzi umugabo uramuhamagaye zitabye nta nubwo akwandikiye message ngo ari hehe aratinze bongeramo kandi yanze kwita mumamagara buri kandi ibintu abagore bakurikiye bajya bikuramo isomo barabigera kuri no mu kazi telefone iri ariko kuja atandika message kandi ntayibonye noneho abagore ntango bajya umugore ntangashobora kwemera amfumva ngo arisiga amavuta ndabivuga cyangwa ushyiremo imiyaga wivuge rega kuba bareba ariko bebe ntago ari wowe ufite amafuti nta kibazo nabyemera nyine nkasabira imbabazi kugira ngo ubuzima bukomeze yanze kwitaba ngahibaza no kuri umuntu nkawe umeze tugeze mu kinyejana cy'uko abantu bakundana babana badakwiye gupfa phone kuko phone twamaze gukora ibiganiro byinshi abantu benshi babivuzeho ikintu kijyanye na phone ntango gishobora gutandukanya umugabo n'umugore reka nkubwire ati ikibazo kiba kiri mu ngo ibintu abagabo tujye baha agaciro kandi bibabaza be serious sibyo ku kiganiro kiri serious abantu dukurikira ni benshi nabo bagomba gukuramo amasomo sibyo naga ari kwa ko ndi umutesi cyangwa iki wenda nabwo birimo gakenya ariko nagari kenshi utazajya mu modoka abagabo reka ikintu cyambere cyuba ku rukundo communication icyo kintu iyo kibuze mu rugo urugo rushobora no gusenyuka ikintu cyambere ngiye twafaka ko communication nago nkucimwe ijambo ni ya indi yo kwicarana mugaganira no communication nakangiye ukunumeze ukuntu umunsi wa communication uba nyenge kurungiye ibintu mba numva namye meze namye nkora n'ukuntu nge nteye akantu ukuntu namye meze aho no bipfira ngiye mbashaka akantu kose amwira mbwire bebe ndaza kujya hana iyo niyo communication ni kuri none ari papa yani rero yako kwanata numva nishizemo ngo agomba kumbwira agiye kujya aha arakora ikintu cyo cyose menye gahunda ze z'umunsi nanjye amenye iz'umunsi rero muhamagaye ngiye no muri wese be naga ari ibyo ariko nese navano sinkubwira ko ngiye mu kazi apana ku kazi ushobora kuva ku kazi ukajya ahandi hantu oya wowe communication wowe ushaka nimba mvuye ku kazi mubwiye ngo ninjiye mu isoko urumva nguza amagi nguza juice ntabwo ari ibyo ariko ndabishyira hasi ibintu ntabwo ari ibyo batari kumbeshyira rega turi serious ntuse njye sindi serious ahubwo wowe uri serious ahubwo nuko bimeze sibyo bimbaho se Bible kari gaciyemo uyu munsi dufite ibintu byinshi turi buganire communication ni ya mbere mu rugo ugiye gukora ikintu cyangwa ugiye kujya mu zindi gahunda umenyesheje ubu ntabwo ari ngombwa kumuhamagara ushobora no kwandika ka message ngayo bazi umugabo wawe wari uzi kwenda ari muri Portland umuntu akubwiye ngo umugabo wawe dukutanyere Winston ibyo ni si byakubabaza ntabwo mvuze ko ari byakubayeho ariko ni ya nuzi ya communication nyine ukomenetse umugore wawe ukamubwira rero bebe ndaza mu rugo ntinzi ibyo ni ibintu byoroshye sibyo iyo niyo communication navugaga ntabwo mushinjije ngo ibikini bike ariko iyo niyo communication ubwoba rwose sanzure nta kintu mugira yego so turi gukora ikiganiro cy'amasomo abantu bashaka kuramo gusa birafasha urugero dutanze cyangwa se rwibabaho abantu bashaka kwikora amasomo gusa uyu munsi numvaga mana yahise numvaga twakora nk'isaha ebyiri ariko ndabizi mwamaye iminota itari myinshi ariko tugeze tubibyaza umusaruro by the way reka twinjire noneho ntaza kuganira byinshi ngagirwa none n'umurongo w'ibyo nenda kubabaza abantu byanga bikunze bafite amasiko ko babonye bwa mbere mwicaranye kuri chano yanjye kubabariza abakunzi ba Iris TV mama yani na papa yani ngubu ntago ndibongere kubavuga mu mazina kubera ko muri ababyeyi oya nta kibazo nge ntari kugeza ubu ngubu mumaranye niba ntibeshye imyaka irenze 2 mu bana n'umugore n'umugabo ariko nibyo iby'urukundo byo na bimwe mu biza hagati yanyu ni ihe experience cyangwa se ni ayo masomo maze gukura mu kubaka umuryango wenda buri sarambwira ko abyumva kuko ndakisa ko mwese kwita cyanyu n'ubwa mbere byari mwari mutangiye umuryango bushya so kugeza ubu ngubu uburyo papa yani yakubaniye cyangwa uburyo mama yani yakubaniye naye masomo mwasangiza abantu yo kugira umuryango ese ni byiza abajene babikura nk'amasomo mbese mutubwire experience ntoya mumaze kugira mu gihe mubanye
urabanza mu buryo buri positif ninde ubanza se abanza umugabo excuse me baruvuze ari kugira ngo umusitari bijyanire hamwe no kuba nyine waragize umudamu uzwi n'abantu benshi experience nayo wabikuyemo cyangwa se icyo wabonye gitandukanye ni ikihe wasangiza abantu wenda nkubwiye ukuntu mbyumva nyine ngewe experience cyangwa se nyuma yo kuba narateye nyine ikirenge nko mu cy'ababyeyi bacu nanjye nkaba nashaka umufasha ni ibintu byiza nyine kandi nawe ndanabigushishikariza nawe nyine cyangwa se n'abandi badukurikiye ni ibintu byiza ko uraguka mu mutwe ibyo wajya kera ndi umusore nyine najyaga mvuga ni amafaranga mfite ntabwo bishobora kuba byavamo sinashobora kuba ndi kumwe n'umuntu ariko burya ikintu gishobora guhaza umuntu umwe gihaza n'abantu babiri kandi iyo ugize gutya Imana ukabona umufasha nyine urakura mu bitekerezo ugira icyubahiro mu bantu ugera ahantu umuntu agakwakira nyine urumva nk'ubukera nitwaga Muhammed bosigaye banyita papa yana urumva ko ni ibintu by'umugisha nyine gushaka cyangwa se kugira umufasha nabishishikariza umuntu buri muntu wese ariko ukagira imana koko ikaguha rwa rubavu nk'uko bajya bavuga nyine urubavu rwawe nyine ukarubona noneho ikindi kibazo rumbajije kugira ngo ushake umusitari ntabwo byoroshye kandi nta nubwo ariko umuntu uri kubiteganya yaba ari umuntu uri hano cyangwa se yaba ari n'undi muntu wenda uri muri Afurika cyangwa se mu Rwanda wagerageza kuko n'abasitari nabo ni abantu sibyo kandi nabo bagira urukundo ariko rero muri urwo rukundo bagira habamo challenges nyinshi cyane nyine kubera ko nk'ubu ngubu nka mama yani nyine ubwa mbere nturumva ntabwo twari turi kumwe njye nari ndi hano we ari hariya ariko nk'igihe twageranye njye nibwo bwa mbere nabonye umuntu ajya kuri Instagram cyangwa se akajya kuri WhatsApp wenda turi kumwe wenda yaravuga ati reka mwifungeho atabona ubuntu bw'umessage urabona ukuntu umuntu ashyiramo akadege agashyiramo ka Rwandeya mukaba muri kuganira urumva nibwo bwa mbere nari mbibonye nk'umuntu akahita nk'ubu ngiye nshyizemo nk'akadege nshobora nko kumara nk'amasaha nk'atatu nafungura nkabona nka message 30 wenda cyangwa se nkabona n'ebyiri cyangwa se mama yani ni wa muntu twicaranaga yazimije phone yayifungura utuntu tukamanuka ngo nkavugana ngo se utu tuntu uraza ntabwo nigeze mbikubwira ibana nkajya nurebera gutya nkarukubita ijisho nkavugana n'umusenzi bino binaraza kubisoma byose abivemo ibintu zabivamo none nakubwira ni byinshi ntabwo ari challenge yonyine noneho ibyo nkabibona nkabona kuri Instagram biraje nkabona kuri WhatsApp ibintu byinshi biraje avugana ariko reka no kubidage cyangwa se nza n'ibintu byo kuvuga ngo reka turebe ngo reka nsome nkaho kantu nyine kambaga mu mutwe ngiye nkahita nibaza yuko kuba ari umusitari bishobora kuba ko hari abantu benshi nyine bamukeneye cyangwa se afite contact z'abantu benshi cyane nyine ahubwo ngiye ndi kuvuga ni nshobora kuba nje nko muri ligue runaka ntazi urumva ngomba kwitisha ngomba kwambara boot ya danger urumva niko natekerezaga ariko waje gusanga izo message n'ubundi nta we arakwereka nyine akubwira ati uyu nguyu wenda ubibonye nyine bibaye kuko barabahamagara kenshi nk'ubu ngusho dushaka kuba turi kumwe cyane sinzi ariko nimba abantu badisi nimba waraje tukabana abantu bakagabanyuka simbizi ariko mbere namba yakubwiraga ibisobanuro byabaga ari byinshi mbere ho najyaga kubona nkabona nka momi iraje urumva akanyenyeri right niko akavuga nkajya kubona nkabona amawudiri nkajya nkumva arahabwiye nk'abana biwabo ngumva ngo mfatira ngino karitanga ugende ngo ujye ngo kunzanira ngo ujye kunzanira ngo 200 ngo avuga se nkaze umuntu byagenze kutakoze kutavuye ko nta kontaro ufite muri filime runaka aya mafaranga byagenze gute nkajya kumva nkumva nambwa ati ntumufana urumva cyaje tukaba turi kumwe abafana ariko ubundi ngiye naje ariko nk'umufana cyangwa nanjye ariko ngiye ntabwo ndebubaze abafana mwanagamo mwagiye asigaye agira birthday agatahira kashapu yanjye nyine oya nagira abafana ko barakaye Assia yari abafana cyangwa barabafana nagize anniversaire ngiye kuzina amafaranga
wallahi nakiriye amafaranga arenze miliyoni 2 z'amanyarwanda ibaze ayo mafaranga kuri momo gusa ntashyizemo gift bamaye nabonye impano musho nagiraga ikirori cyanjye cyazagamo nk'abantu 300 baje bo ariko ntabwo ibaze nk'ibyo bintu urumva ukajya kumva ukajya mu bwana nyine umuntu arihangana ukajya kumva wenda yavuze ngo yaronshinze wenda akaronshinga ariko se ko twari tuzi yuko nituramuka tubanye uzanjye nzahita nzamuryaho nimba ari kabagari kamwe kazaza tuba tubiri ko byagabanyutse mwabagabo ngo kuko mwabagabo barakaye mukona baza kujyana ubu ngubu none bari bandu ubu ngubu banayemo najya gusobanura yewe mama yawe wibeshye ntabwo ntabwo bajya bagutamo buke bibande bayirugari ryari ko cyakoza nyine ndakubwiye nimba warabonaga igihumbi ubu ngubu cyakoze ukabona nk'iryita nayo baravuze cyese ubwo ni igihumbi cy'idolari muri babafana ba anti dufite abagore dufite antis benshi cyane abakobwa ni basigaye banamo abahungu sinzi icyo babaye abahungu nyine imbere babikoraga bizise mwabikoreraga iki cyangwa rikeya wabaherezaga abahungu bizikaba zaragabanutse ntuzi wacyawe ndavuga hari cyazavamo wenda sibizi nka za konseri babaga bizeye ese mama ya noneho urabona usanze umuntu muri 3D utarimo wowe uri umusitari wakinaga filime abantu barakuzi uyu we none nta muntu n'umwe nibyo nashakaga urumva challenge zabayeho guko nje ntago nari kwemera umuntu uzwi umuntu kuko abazi tudonsi bahari benshi twakuranye twabonanaga biki harimo n'abanteretaga ariko njewe mu bwuzanjye ntago nkunda umuntu w'umusitari nimba ari ukwikunda nimba ari selfish none se yonza kuba nyine uwo mwana yonza gusanga nanjye umusitari ntabwo ari kunyemera usanga we nafite nk'ibigoma yeba bunye ikintu twari kuvugana ufite nk'akantu wivugisha ngo ndumutrapish ufite nk'akantu kagura umusani kanyibwisha ko wagiye studio ntabwo rero kubera iki se abantu bajya muri studio ntabwo ari guza nizo nikomeze ntabwo nkunda umuntu uzwi sinkunda none ibaze ko nta nubwo mufollowinga kuri Instagram sina na mufollowinga nta nubwo nari papa yanjye mufollowinga sinshobora ntabwo nukuri umureze nanga mfollowinga nanga mfarambya ngo nese ngo naba ngufollowinga ngo kandi ngo turarana mvuga nese wa mureze we abo followinga abo abari abantu followinga ubu ushaka gukurikirana abandusha iki urumva ni de followinga yani ufollowinga yani ariko se mu meza birashize followinga yani ubwo warabihinduye atatu mbere y'umwaka kuri biranungwe kubera ko tumeranye imyaka irenga 2 so noneho mbere y'umwaka kijyo abandi wari ufite ufollowinga ngo ba Diamond bravo umvaga bimeze abo nafunze kera numvaga nari ariko umva na mahitamo y'umuntu nk'ibyo bintu n'ibintu nagiye mbona urumva na mahitamo nyine y'umuntu umbwira nakuntu wabyakiriye kuba umuntu umudamu wawe ku Instagram twanze tubana nta mupostinga n'ifoto ibyo bintu rero niyo mpamvu nanjye njya hari igihe njya mubabaza bikamera nk'aho ari revenge nyine oya agaciye maraso ni brag oya nibyo kandi by'upana kuvuga n'umuntu nangajya gusa nakora revenge ku mugore wanjye hoya ndamuzi papa yawe ntabwo yakubabaza yabiteguye Assia umuntu araganira ukabukarakara koko sikubwira ko utari igifura umva nyine ubaza kuba ukundana n'umuntu urumva ukayakubona ukabona hari nk'umutipe ukundana n'umuntu n'umukobwa agahita amuga ati mweba ndashaka kubona ari uko wanshyize kuri profile n'umukobwa n'abakobwa babibwira urumva babivuga ibyo bintu sasa rero ngiye mama yani ntabwo nigeze mbimusaba mama yani twagize ubuzima bw'ubustari ni ubuzima bugoranye cyane buri muntu wese aba ashaka kugiraho ijambo urumva akugiraho ijambo akuvugaho akantu kose ukoze ashaka kwintervenamo niyo mpamvu akenshi ugashaka kurinda privacy yawe wari uzi ko nzaguta hanze apana ibyo ibintu bya abantu nari ntashaka kumva umuntu aje kumbwira ngo ngudura umugabo Assia ngo tumukudukutanye nawe hanaha yaraburije cyane akwikorera ikintu ngo dora Assia ngo ngo si umugabo ngo safite cyangwa se n'ejo bundi ukaba wanshyize kuri profile yawe cyangwa se ukaba wanshyize kuri Instagram yawe mu byumweru 2 bakabona ya mafoto wayasuye nabisibye kuko urumva umuntu aba nyine aca mu bintu byinshi wenda akunda n'abantu benshi ngahe baze igihe wenda nabere mu stani nge natangiye
namenyekanye guhera 2014 icyo gihe nimba narakundanye nkaba narekanye umuntu nakundanye nawe ubu aka kanya none baba bari kubona Assia 2014 ni 2014 nari mfite imyaka 6 wari ufite ibiri nubwo wari ukiri kwa waraho ararakara ni brag hani no si brag no ura brag sinkuzi urabizi ko ni agasaza kijije gafite baby face umva rero wakora kugira ngo ndarakazo kaya nkuzi nzi imyaka wese ari wowe n'umutware wanjye nabikubwira ndusha imyaka 6 Allahu akbar mana yanjye wese ubwo ufite byonyine 6 yego ndushinga yani abantu badukurikiye oya wibigisha abantu bagukurikiye undushinga kuko ngiye oya byanyabyo nakuze mufana ngavuga undushinga mbese ubu jadarakubeshya oya jadarakubeshya jadoro ndamuruta okay cyakoze n'ababeshya nyine mama yani murusha imyaka 2 yanyine nyine ahubwo ntabwo nshizemo yandi y'abakobwa mugabanya ngiyo niyo wambwiye nimba ari ibyanyabyo murusha 2 gusa uzi filime za mama yani zaturizaga twiga muri primaire asiba yewe so mama ya ndabizi neza ko wari ufite approach z'abantu benshi batandukanye nkuko wenda twagiye twiganira abantu babakwandikira abafana abakunzi mbese bari uruvangitanye rw'ibintu byinshi cyane niki cyatumye uhitamo uno mutware icyo mvuga icya mbere ubundi mbere yo kugira ngo uhitemo ugira ibyo ugenderaho ugira criteria nyine uvuga ngo ndifuza umuntu umeze gutya mu buzima bwanjye nubwo ataba yujuje ibintu 100% ariko hari ibyo ugenderaho ufata ukavanga ibintu ibyo fatizo byibuze n'abafite na 60% n'ingwino wanjye urumva mu bantu bose nahuye nawe hari ibintu byinshi twagiye duhuza icyambere cyakuriye cyarushije ibindi byose nuko yankundaga kandi buri ikintu nta rukundo kirimo of course n'abandi bagukundaga we yarankundaga cyane nkabibona nyine kuko ankunda rwa rukundo rudafite urumva rudafite ikintu rushingiye dafite akavumbi unconditional nk'umuntu twamenyanye twabanza kuba aba friend aba best mwabanje kuba best inshuti zisanzwe twabaye inshuti turamenyana icyo gihe cyane bihagije ndamumenya turaganira menya uwo ari we ariko tudakundana urumva iyo umuntu mutanakundana umenya uwo uri nanjye amenya uwo ndi tubanza kumenyana kwanza rero bya bintu by'aba best birakora ntabwo ari umu best njye ntabwo ari best yari best ntabwo biri kuzamo yari inshuti yanjye yari umujama wanjye inshuti yego yaranterese icyo gihe ntabwo byavuyemo na icyo gihe ntabwo nari ndi gahunda nari mfite gahunda yo gukundana noneho nyuma yaho hazamo nyuma turamenyana haza kugeraho numva bisa umuntu wampaye umwanya we umuntu wampaye uno ukuntu ameze ari umuntu wumva kandi arakunda atanga keya kandi ibyo nashakaga mu buzima bwanjye nakundaga cya mbere nashakaga umuntu nkunda bya nyabyo cya kabiri nashaka umuntu utinya Imana uri umusiramu usari usenga ufite indangagaciro nyine z'abagabo wiyubaka nanyubahisha noneho untetesha kuko ukuntu atetagayo ntabona umuntu untetesha umera indabyo za papa yani oya ahubwo noneho ibintu byagiye guhura urumva indabo wajya ngo yarangera abanje aranyiga shanazi hashye kabisa n'ubu ngubu n'ikintu mukundira n'ubu sinshaka kumara ukwezi ntabonye ururabo hari inyuma zahari arabizi nyine njyewe nkunda indabo nyine ni ibintu nawe yankururishije n'amagambo meza bwa anagira amagambo meza kandi ikindi akunda abantu turabihuje urumva njye nkunda abantu ndi umuntu ukunda abantu cyane na papa rero turabihuje nasanze ari umuntu utanga umundi inshuti icyo cyo nanjye ndagishyiraho vi akunda abantu mwese reba jato iyo nza kuramuka ngo ngize umugabo udakunda abantu n'ukuntu suzi ukuntu mu Rwanda n'izuzwe n'abantu benshi oya noneho ukuntu uzi ukuntu abaga n'abantu benshi
ariko na hano urabona ko n'ahangaha urabona ko tuba turi kwenjoyinga turahorana tuhura n'abantu urumva nuko twabihuje n'umugabo wanjye kandi ikintu mukundira nkundira inshuti nanjye nkunda inshuti ze nicyo kintu cya mbere cyankubiye mutoranya mu bantu ibihumbi n'ibihumbi ese papa ibihumbi byose wa approaching ukabona bise bigenda neza kutacisa intege ntarantege wari ufite nka wa mujama se uragajya acika intege oya warumbwiye ngo subiramo neza bwa mbere mwaprocinga uvuze yuko atahise nyine akomfirima kubera ko yabanje kubiha umwanya mbese ariko umusore yaprocinga umukobwa ariko yabona bitese bigenda uko abyifuza akahita avuga ati reka nkomeze reka nshakishe n'abandi kuntu byari bimeze ubwa mbere nyine njya kumwaprocinga nari nizeye neza ko mu mutwe wanjye ngomba nimba nshaka yuko no muntu azaza gukina mu ikipe yanjye ngomba kumfaminga neza uburyo agomba kuza mu iyo kipe sibyo ngomba kumuha ibimenyetso ngo tuzahatsinda bizagenda gutya nta kipe nimwe yadutsinda ubwo rero nari nizeye neza ko kugira ngo achieving izo achievement zanjye bizangora nyine urumva nagombaga kubanza nkabimwumvisha ntabwo nigeze numvuga ngo nzacika intege ngo bazanga navuze ni iki ni cyanga nzagerageza kuri kabiri n'ibyanga nzazana gatatu n'ibyanga nari mfite cyakoze wenda 10 none narakwangiye umutegereje ko nzemera ese tegereza kabiri utegereje ko nzemera oya ntabwo nari nzi ko uzemera ariko nanjye ntabwo nigeze niburira icyizere kwako naje nyine nkugana urumva naravuga nanjye ngira biremewe ariko Umunyarwanda yaravuze ngo icyo ushaka cy'umutima ushaka kiguranwa amatagurana utabi urakirwanira uragiharanira cy'umutima ushaka uragiharanira nanjye rero n'ibyo ngibyo nibyo byatumye rwose nacika intege kandi nari mbizi ko bizakomera ariko nanone nari mfite plan B yo kuvuga ngo kuko iyo usabye haba harimo ibintu bibiri uremererwa cyangwa se urahabwa cyangwa se ukimwa uhawe urishima wimwe nabwo urakomeza urugendo rugakomeza ngiye rero yaranyemereye aranyorohereza urukundo namushakaga wararuma none dore aho ibintu bigeze ubu turahanga turicaranye ndanezerewe cyane oya ntabwo nari ubu ngubu n'urubuto rwarabonetse umuryango waragutse alhamdulillah umwumva se umwana umusore mwiza rwose hariya umeze neza cyane ntabwo nawe azaza hano tuzamuronshinga kuri Iris zamugaragaza kuri Iris Assia films cyane uragira ngo tuyisenye ako jado kujanga bebe jado no mujinari bikabise mbese kubironshingira hano ngo najyaga nganiriza ahubwo nibwo bwa mbere no kuri Imana hari twirekuye uzuko ari bwo bwa mbere ngiye na mama yane dukubitanire mu kiganiro ku yindi channel kandi noneho akavuga ibintu bijyanye n'urukundo kandi ndabyishimiye cyane umugisha mwinshi blessings guys shaka gusuza ni by'agaciro gakomeye cyane murakoze hanyuma ase muhungu ndabyumva ko bitari byoroshye ibi bibiri bya nyuma ko umuhungu nawe yakeneye attention n'umushyitsi ahubwo twamugeze twamutereranye ni bibiri bya nyuma okay ni bibiri bya nyuma kimwe kuri papa uramuvuze kimwe ikibazo kimwe gusa nanjye kimwe yego ari ukuntu ufite hari expectation ibintu bitekereza ko uzabona nubana n'uwo muntu ari igihe utekereza ko bishobora no ikibazo rero mama yane sinzi ndi kucyumva neza ariko ndabona yatangiye guseka ajemo expectation ni ubanza gusubiza niwe ikibazo cya mbere kuri njyewe yego uko wari witeze isura wabonaga yuko y'umugore wifuzaga mu buzima bwawe niyo wabonye yego cyangwa se unsubize yego cyangwa cyangwa se niwe ntabwo ndakugeraho wowe ntabwo ikibazo cyawe ngo subize umva ukuntu ari kumbwira ngo subiza ngo cyangwa se ngo unasobanure mama ikibazo cyawe kirahari attention totampli amategeko n'amabwiriza birakurikizwa niko wabibonye niko nabibonye
ariko ntabwo ari 100%, sibyo? Na nyine nta muntu uri perfect, sibyo? Jewe nari nzi ko kera komeza urebe hariya windi yabikijisha rero nubwo ndi kureba ndi kukureba uri gutuma nasubira uri kuma ruswa waretse nkavuga ikintu nyine navuga mu byukuri ikintu icya mbere na mbere cyase byo nashakaga wenda nk'iby'ingenzi 4 5 ibyo tugendera twebwe nk'abayisilamu by'ishariya byose nyine arabyujuje. Kandi ikindi noneho amaze no kugera mu rugo nagiye mbibona nyine yaba ari no mu babyeyi banjye, mu ba uncles banjye, mu bashuti, mu biki hari akantu karamutse katagenze neza nkuko twanabivugaga mbere yo communication utwo tuntu tumeze gutyo umuntu agenda akura agenda agera gute kuko nk'ubu wenda ntakubeshye njye nari nzi ko ningira umugore ntazigera noza ibyombo ntabwo rwose nakubeshye sibyo nari nzi wiseka itonda ari njye nari nzi ko nindamuka ngize nk'umugore urumva nta na rimwe uzoza umwana wenda n'uwacu twembi kandi ari hafi yanjye urabyumva ntango nari nzi ko nindamuka ngize umugore nziterera ipasi urumva ko nanjye nari naratese ntango nari nzi ko nindamuka ngize umugore ebana dushobora nko kuza tukajya mu buriri tukaganira nk'amagambo 5 akaryama nanjye nkaryama nzi ko turara dupfumbatanye paka bigeze mu gitondo nkabyuka ngakaraba nkagenda ariko hari igihe biba ngombwa ko mutanapfumbatanye kuko umuntu aba yaramaze imyaka myinshi yego rata wabyumvishije umuntu aba yaramaze imyaka myinshi ari single uvuga wiraza wigize gutya ukavuga ati none ubu umufasha naza ariko ni experience nyine nawe uzabi every day nyine day and night wabwo ungize ukuri ufite izo mbaraga nyine nanize ko no si byo nkubwira nyine nanize ko nanjye izo mbaraga nzasamba zifite ariko ni experience y'abantu benshi mu by'ukuri urumva n'abantu benshi bari kubwira ariko urumva n'abantu ntabwo ari nanjye kuri njyewe nyine ariko rwose mu by'ukuri gushaka ni byiza pe urumva gushaka ni byiza nawe umuhereze nawe ukurikira okay reka nanjye nkisoza urumva nibyo ngibyo nyine natekerezaga navugaga nibigenda gutya urumva jewe nari nzi ko urumva kuko nyine numva nimba ahubwo nari nzi ko nzanye marayika urumva oya sakoze byombo ni igifaro none nahanga biroroshye hari amamashini oya none abazi icyo gitaro gihora gipfumbaze noneho umva iki nakumara imbeho umuntu imbeho yo muri Amerika noneho umuntu agushakire wa muti akanyabugore njye nako nasubije kandi ndishimye nishyuye umaye rwose perfectly mama ya noneho reka noneho nawe nkubaze biraza ko bitandukanye n'ibya papa yacu wari ufite approach nyinshi z'abantu benshi batandukanye ufite amahitamo menshi nose kucyuri ubundi uri kwibanda ko nawe ufite approach nyinshi ubundi urabizi nukuzwe abasitari benshi niko bamera kandi nanjye nabivuga ndumuha cyeka se ndabeshye ngaho arabeshye wambeshye yakoze okay zana phone yawe urumva arasibye hari urumva rukuntu iyo umuntu afitamo amahitamo menshi mu buzima bwe arya avuga ati reka okay amahitamo ndabona ariyo finally ugasaba ati kuki ntahisemo hariya kinese wowe waje gusanga amahitamo wakoze yarayanyayo amahitamo nakoze yaranya kuko n'ibintu natekerejeho igihe kinini ntabwo ari ibintu byaje ako kanya urumva nta n'umugari umuntu ahubukiye ngo duteretane ngo njya mu rukundo umuntu twamaze igihe turi inshuti igihe kinini hafi amezi 6-8 turi abashuti ya nta n'umuntu urabwira uri gukundana oya wowe warambwiyeho uko nkunda ko mvuga ko na gahunda ndanabigusobanura nyumva anabivamo akajya abwira n'abantu byose n'abantu naterese nanjye hajya n'umuntu nereta nkamubwira hari umuntu n'aba baguteretaga yes byose nkabivuga n'abanteretaga icyo gihe abati bose banteretaga n'abamubwiraga urumva rero mbanza kumumenya kugeraho muhitemo ni ibintu nabanje gutekerezaho kubana n'umuntu ntabwo ari ibintu
ntabwo ari ibintu uhubukira uvuga ngo reka nze pfe kubana nawe kampfe kubana nawe kuno ibyo bintu uricuza ubuzima bwose umuntu ugiye kubana ubuzima bwose urumva mugiye kubaka famille muzabyarana ni ikintu ubanza kwicara ugatekereza kabiri unabibuze na challenge kuko urumva abastar urumva uhura n'abantu benshi ari ukuntu bihanganira ibintu byinshi ukibaza umuntu tugiye umupate n'utari muri film ese azabyumva nkuko noneho izo challenge zirimo none ikindi kintu none twe dufite no kuntu tutazwi neza muri rubanda urumva ubanze kwase ibintu ngiye kujya musinzicuza kuko ndamutse nkoze akoze nk'ikoze bavuga ngo ninjye wamunaniye ngo urasere gushobora kumushobora nuko nyine baba dufiteho ukuntu duteye ariko ibyo bintu nagiye mbibona kenshi kandi n'ukuri bagiye banyandikira mu buzima umuntu ashaka kugutekereza ukundi tutari nyine niyo mpamvu rero umuntu uzabana nawe igihe kirekire ufiteho gahunda ntabwo ari umuntu ubukira ni umuntu ubanza ugatekerezaho ukigaho ukanabisengera wakumva ko ibyo bintu birimo bimacinga ukumva ataguteye isoni ukumva uri proud yiwe ukumva uramukunze rwa rukundo rw'indana apana nta kintu umukurikiye utavuga ngo wenda nkurikiye iki ngiki cyo kirashira ni ibyo ngibyo ni ibintu abanje gutekerezaho ndeba n'abandi bose baneretaga ndavuga okay byibuze uyu nguyu ibintu mbona afite n'utudefend afite kuko nta muntu uba mwiza 100% natwihanganira urumva ibi ntacyo bintwaye nabye niyo mpamvu n'ubu tukiri kumwe kutwo tuntu mbasha kutwihangana nawe akanyihangana ko nanjye ntabwo ndi mwiza 100% hari utuntu nkora tutamushimisha icyambere rero kugira ngo uhitemo muzabana ni ibintu ufatira umwanzuro kandi ukanze kufutegereza ikihe kinini cyane abakubwira ko tuzamushobora message usura mu umustar ntabwo bizava muri sana no kujya ubibona reba ukuntu bajya bubaka ni iminsi ibiri abastar ubizi afite ibindi bintu agukurikiyeho agiye kwize arashaka visa bimeze kuje ibintu nk'ibyo no si nibyo gusa ahubwo hari umuntu yagize kumbwira cyagiye ngo zanambe ngo tuzemera kuri umugabo wawe ngo wabyaye kandi abimbwiye ntwite ngiye no kubyara urumva abantu bawe wagize mpamvu ngo wanabyara no abantu b'inshuti ze hari umwe waje hafi ya hano arangije aramuhamagara madamu aramubwira ati ntaho ushobora kuza aho ngaho nizanye ugomba gusaba uruhushya umuti paramubwira ati wapi ntango mbese ibyo bintu nzabyemera ari uko wamubyariye kandi nyine yari afite inda y'amezi 7 kundi umuntu aba atekereza ko n'ukuntu badutekereza kandi niyo sura ufite hanze n'abantu b'abasitari benshi niko bafata nk'abantu badashobotse akabona gufata icyemezo cy'umuntu umwe bigoranye n'abantu kimwe n'abantu yerekana kuri Jado maze gufata icyemezo cya papa yani suko hatari abanteretaga uwo natekereza ko ndashaka kunereta n'iki wese washyizemo ubwo nyine kuko dukunda nabwo harabagumaga bavuga ko ntabwo ubuzi ngo bizagenda gute ariko maze gufata icyemezo burya umuntu niwe wisenyera ni nawe ufata ushaka urugo rwawe rukomera no rukomeza rushaka rujegajege nose ni gute wabuta udahagaze ahantu hamwe ngo urugo ruzarambe no nibyo nanjye njya mubwira buri munsi ajya akunda kumbwira ngo ntango byashoboka ngo wakwiciye umuntu ariko naramubwiye mama yani nahanga nawe ndabikubwiye namubwiye ngo mbere yuko ngira ngo nzaza hano ntongane n'undi mugabo cyane wowe muntu wa mbere ngomba kubanza gutongana nawe kugira ngo umugabo akwemerere abo yabasha kwinjira muri ino nzu agere mu cyumba 100% ni wowe wabigize mu ruhare urumva namubwiye ni mbere na mbere wowe nimba ushaka kuzagira ngo ntunyubahishe uzahereza uriya mugabo icyuho umuhereza umwanya noneho njye nindamuka nkufashe ni ukuri ko uriya mugabo ararengana azigendera ariko mbere na mbere nzabanza ndwane nawe byose nitwe tubyikura murakoze nukuri reka mbashimire cyane Imana ibahe umugisha cyane mwanya mwaduhaye tuwusangire ariko njyewe none ibibazo naje mfite njyewe umva nkubwiza ukuri njyewe kuri Imana nari mfite ikintu byo kuvuga byinshi ariko mwaniganye ijambo ntabwo nasobanuye pe nanjye rwose ntabwo twisanze umwanya utubanye muto wumva nayo yanari kurira numvaga ibindi twabikurikiza kuri channel yacu
natwe cyangwa dukomeze kuri channel yacu ariho tubivugira byose nta kibazo dukomeze monde ya benefice dukomereza no kuri Assia Films mukunda ikiganiro cyacu mujye kuri Assia Films murebe ku burebure part 2 ni part 2 episode by the way reka mbanze mbashimire nka kapo nziza nzi buriya se koko burasa nibyo nzabazana indayi butaha shimira nanone by'umwihariko abantu baba bazwi ari benshi bakabasha kubaka ingo bari bato mukoza ari bande benshi batandukanye nukuri abantu bazwi Imana ibaho umugisha vrema tusangire nuko abantu batandukana atari abastari bumve ko no mu bastari bishobora kuba kandi nabo bashobora kubaka nkuko abandi bubaka kabisa nabo bagira urukundo turakunda mbese n'urukundo ntuzabere icyitegererezo abandi ukamubwiza ukuri hari n'abantu bamaranye imyaka 2 nke mu maranye ubu ngubu batakirebana badashobora kugira amagambo nk'aho turi kuganira ariko muri kure bana muganira neza ndagukunda nanjye hano reka dusezere mwakoze cyane Imana turabakunda cyane bye bye